bakunzi b'Imana Niza TV, ndongeye ndabaramukije, ndabasuhuje, ndabakunda. Imana ibaho umugisha. Reka ntangire nshyimirana umunyamudukurikirana, mukora comment nkumva ndanezerewe. Ni ukuri mukora comment nkumva ndishimye. Buri iyo wakoze comment ni ikimenyetso cy'uko turi kumwe. Rero iyo ukoze comment numva nishimye cyane. Abakunda Imana Niza TV, Imana ibaho umugisha. Amaboko y'Imana abe kuri mwe, neza y'Imana ibagaragareho. Ni ukuri mubwe mudukurikirana, mubwe mudusengera, ndetse babandi bagira ishaka ku murimo w'Imana, badushyikira, badusenya, badushyikira. Buri muntu wese ujya ari kubw'umurimo w'Imana, Imana igimuha umugisha. Noneho by'umwihariko abakunzi ba Pastor Diane, reka mbabwire ngo Imana ibamusha kandi ndabakunda. Imana ibaho umugisha. Imana ibagire neza. Mbasuje mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, abari kure, abadukurikirana muri hirya no hino. Reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha kandi amaboko meza y'Imana abe kuri mwebwe. Reka mbabwire ngo niba ubabaye uyu munsi, itegure kugiye kuzaseka. Niba uri kurira, itegure kugiye kuzahanagurwa amarira. Niba wambaye ubusa, itegure kugiye kuzambara. Itegure ko ubuzima bwawe buzahinduka, Imana izahindura amateka. Ni ukuri Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane kandi ni ukuri amaboko y'Imana abe kuri mwebwe. Munyemerere dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kandi turakubashye, izina rye rihabwe icyubahiro. Bwami bwawe nibuze. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Mana, ukinze nta wakingura, kandi before the line stance. Manda ya sire grome wakinguye nta wakinga. Uri Alpha ndetse na Omega, itangiriro ndetse n'iherezo. Nta wakubanje, nta nuzaguheruka. Izina rye rihabwe icyubahiro. Mana, turagutumiye mu ijambo kugira ngo bane natwe. Uha umugisha abadukurikiranye, imbaraga z'Imana zibe kuri bo. Tugwahe ikaze kugira ngo utanye natwe nisozanye natwe, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha. Hari indirimbo iri kumfasha ngira ngo turirimbeho gatoya, hanyuma duhite tugira gute twumva ijambo ry'Imana. Iravuga ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, inshuti idahana si nk'izo mu isi. Teka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuwaka bumukiza wawe. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe ko nkusabira. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, urugo rwe rwera kubw'umwana we. Zangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe ko nkusabira. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, yahawe na Yesu umukiza wanjye. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa nkasa nguyahawe nawe. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Numara kumwemera umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Njya ninginga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko nkusabira. Uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire nti Yesu ni umpagije. Yanyitangiye w'ikiru, angura amaraso ye. Nuko anyuzuza n'Imana, aramaza wenyine. Nubwo ab'isi ari abatunzi, Yesu ni umpagije. Bafite iby'igihe gito, aramaza wenyine. Nta mugisha uri mu by'isi, n'umuramu utumuka. Ibya Yesu ntibishira,
aramaza wenyine. Haleluya. Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibe kuri mwe, kandi amoko y'Imana abe kuri mwe. N'ukuri turashimira Imana, turashimira Imana, turashimira Yesu urinda, turashimira Yesu uzi kubana natwe, turashimira Yesu dukunda. Imana data ihabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe ni Pastor Diane, turakundana, turi inshuti. Babandi mukunda Pastor Diane, abakunda Imana n'Inzira TV channel, Imana igibaho umugisha. N'ukuri abakunda ijambo ry'Imana, abakunda kudukurikirana, abadusengera, batira comment. N'ukuri noneho babandi bavuga ngo barankunda, ariko wongeye bimbwira uyu munsi ndabikunda. N'ukuri ndashaka uyu munsi buri wese ureba video agenda ambwira ngo ndagukunda Pastor, kandi ndabigusabye. Ndashaka kumbwira ko nkunda, ndabishaka umbwira uti n'ukuri ndagukunda. N'ukuri iyo mbwiye ngo urankunda binsubizamo imbaraga. Iyo uvuze ngo amina iyo biranyubaka. Buri kintu cyose kize muri comment kintera imbaraga zo kongera kumva ko nakomeza nkakora iki, nkakora ibiganiro. Imana ibaho umugisha rero, kandi amaboko y'Imana abe kuri mwebwe. Hari amagambo ari hano ngira ngo tuganire twumve ukuntu Imana ivuganye natwe. Mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo iyo amaboko y'abantu akurekuye ay'Imana aragufata. Iyo amaboko y'abantu akurekuye ay'Imana arakuramira. Iyo amaboko y'abantu agiye ay'Imana araza. Iyi Imana mbese hari igihe amaboko y'abantu akurekura ay'Imana agahita akuramira. Hari igihe amaboko y'abantu agusiga akibwira ko birangiye, Imana igahita izana andi maboko. Imana ifite imbaraga n'ubushobozi, Imana irahambaye. Reka twumvire ijambo ko rivuze mu gitabo cyo Kuva. Kandi amaboko y'abantu ajyananirwa. Ntukarenganye abantu ngo bakwanze, abantu bagutaye, ntago bakiguhamagara, ntago bakigukunda. Amaboko y'abantu ajyananirwa mu buzima akongera akagenda, Imana ikazana andi maboko. Tufite navuga ngo ntago nzongera gukunda, abantu baranyanze, abantu barantaye, ntago bakinsuhuza, ntago bakimvugisha inshuti yanjye. Amaboko y'abantu ajyananirwa, ariko ay'Imana ntajyananirwa. Ay'Imana ntaruha, ariko y'abantu ajyananirwa. Aya anko yananirwa, aya mama yananirwa, aya so wanyu yaruha, aya papa yaruha, ay'umwana wabye yananirwa, ariko ay'Imana ntago ajyananirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Hari amagambo ari mu Kuva, amagambo ari mu Kuva igice cyawo cya 2 umurongo wa 3. Haravuze ngo ananiwe guhora amuhisha, amuhera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira. Haleluya. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira. Aha niho nshaka Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo tuganire gatoya twumve ikintu Imana ikize ku mitima yacu. Bibiliya yavuze ngo ananiwe guhora agira gute amuhisha. Mbibutse ko nubwo uyu muntu yananiwe, ariko yari nyina. Imana ishimwe cyane. Yari nyina umubyara, ariko arananirwa. Bwana Yesu asifiwe. Arananirwa. Ijambo riravuze ngo ananiwe guhora amuhisha. Imana ishimwe cyane. Ananiwe bivuze ngo yaramuhishe, ariko arananirwa. Natangiye mvuga ngo hari igihe amaboko akufashe ananirwa. Hari igihe amaboko wiringiye agenda. Hari ibyo wizeraga ukumva ubyubakiyeho bijya bihinduka zeru mu gihe gitoya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo uwiringiye umwana w'umuntu avumwe. Hanyuma uyu ni nyina umubyara, uyu ni Mose, wavutse mu gihe kigoranye, yavutse mu gihe kiruhije, ubwo kuri Farawo bicaga abana b'abahungu. Cyari igihe kigoye cyane, abana b'Abaheburayo bajyaga bavuka, buri mwana wese w'Umuheburayo yavutse agapfa. Farawo aragenda yinjira mu baganga, arababwira ati muri Muheburayo wose ugiye kubyara umwana bye mujye mumwica. Ariko asanga Abaheburayo bafite uko bateye. Imana ishimwe. Bari abantu babyara, igihe muganga avuze ngo ndaje mubyaze, agasanga umwana yavutse. Imana ishimwe cyane. Igihe abavuze ngo turamwicira amatako ya nyina, bagasanga umwana yavutse. Ugiye kuzana ibikoresho byo kugira ngo abyaze uyu mudamu, abone uko yicuye umwana, agasanga yavutse. Imana ishimwe cyane. Mose aravuka rero, abaganga baravuga bati ntago twamwicira mu biganza byacu, kandi umwana yabayeho. Ndakwibutsa ko uzabaho ukabaho, ukaberaho imbere abandi bagwaho ukabaho. Igihe cyose ubashye Imana izaba nawe. Mu gitabo cya Zaburi ya 91 yaravuze ngo uba mu bwisho bw'isumba byose. Haleluya. Azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Hasi aravuga ngo abantu inzovu ibihumbi bazagwa imbere yawe, ubirebesha amaso yawe, ariko nta kibizagutwara. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mwana nawe arakura.
Igitangaje biravuze ngo aravuka nyina umubyara aramuhisha ariko ageze aho arananirwa. Nshuti yanjye, abantu bajya bananirwa, tangira kwiga kwabarira umuntu. Niba undi wizeye yaragusize uzamenye ngigihe cye cyari kirangiye. Abantu bajya bananirwa, abantu bajya baduta, abantu bajya bagenda, ariko Yesu nta kosa akora yo kugira ngo adusige. Yesu before dry instance, Yesu agumana natwe iyo abantu bagiye ntagenda. Imana ihabwe icyubahiro. Ntibaza umuntu kubwira ngo ntazaguta arakubeshya. Hari igihe umuntu mubana akakubwira ngo ndagukunda pastor, ndagukunda sinagusiga, ubwo nuko nyene nishizemo urugero nkivuga, akabwira ati nuko tuzabana, biri byiza tuzabana, ariko igitondo kimwe umuntu agahita guhinduka ikibazo uko byari bigenze, umuntu akagenda rimwe atanagusezeye. Reka nkubwire ngo rero umuntu mwisi ajyananirwa, ariko Yesu ntajya ruha. Imana ishimwe. Yesu pinifo, haleluya. Yesu ntajya ruha. Abandi bose bajya bananirwa, ariko Yesu ntajya ruha. Bibiravuze ngo ananirwa guhora muhisha araruha. Aravuga ataye kugira ngo uyu mwana azangweho, ngo amubohera kato, ngo amazeho kaboha. Imana ishimwe. Ngo bagasiga ibumba n'ubushishi. Haleluya. Ngo bagasiga ibumba n'ubushishi. Ngo amaze gasiga ibumba n'ubushishi, bashyiraho n'ubushishi barapfundikira. Ngo bamaze gupfundikira bashyiramo uyu mwana, bamaze kumushyiramo amuhereza mushiki we. Aravuga ati sinyishoboye kumurera, birarangiye. Aho kugira ngo bamunyicane, mumanukana umute ku nkombe y'urufunzo, mu nkombe ku rufunzo, numara kumugezayo tuzareba uko bizamera. Ndakwibutsa ko hari abantu barategereje kureba uko bizamera ku buzima bwawe. Abakwitegeye ni benshi, abumva kuzasaba ni benshi, abumva kuza kugwa n'isoni ni benshi, ariko reka mbwire ngo ntago Yesu azigera gukoza isoni mu gihe cyose wamwiringiye. Igihe cyose wizeye Yesu ntago azagukoza isoni. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo aramanuka mushiki we ageze ku nkombe y'uruzi, ngo ashyiramo uwo mwana mu rufunzo, amaze kumuteka ku rufunzo aramwitarura. Nakubaza ngo ni bangahe bakwitara ugeze mu kibazo? Ni bangahe bagutaye igihe wabonaga batari bugende bakagenda? Ni bangahe wiringiye bakagusiga? Nukuri ko sinkubeshye, muri comment muza kubimbwira. Ni bangahe warusiko batazagenda bakagenda? Abantu bajya bagenda, abantu bajya bahinduka, abantu bajya bananirwa, ariko Yesu ntajya ruha. Imana ishimwe. Yesu ntajya ruha. Abandi bose bararuha, baranirwa bakagenda, ariko turashimira Imana iyo abantu badutaye, Imana igumana natwe. Amafaranga ajya agenda, Yesu agumana natwe. Ubutunzi bukarangira, Yesu akabana natwe. Turashimira Yesu utaduta mu byago no makuba. Turashimira iyera Yesu pinifo. Turashimira Nestance. Imana ibana natwe mu bihe bikomeye, Imana itadusiga mu bihe bigoye. Turashimira iyera ibana natwe mu gihe tubonye bikomeye. Ndafashirwe. Imana ishimwe. Mushiki we ngo aragenda ageze ku nkombe y'uruzi, ashyiramo uyu mwana, hamaze kuhamutereka aramwitarura, ngo agira ngo amenye ibiza kumubaho. Imana iri mu ijuru iteza icyokere ibwami. Ngo imara guteza icyokere ibwami, umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira. Ndakwibutsa ko ibwami hari pisine. Haleluya. Namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri bihe, erega sinakurekura. Sinakurekura Yesu we, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri bihe, erega sinakurekura. Yewe Diane sinakurekura Yesu we, ndakurahiye, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri bihe, erega sinakurekura. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara bayo, iyo dusenze iratwumva. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira. Mbigitangaje ngo ageze ku nkombe hari y'uruzi hari bwogere, abajabe ngo barimo bagenda babona akantu gapfundikiye kari mu ntamwe, ngo barakazana bagapfunduye basanga mu mwana. Bagipfundura umwana ararira. Imana ifata urukundo irishyira mu mukobwa wa Farawo.
ngo ahita amugirira imbabazi. Mwibutse ko Mose yagomba gupfa, yarageze mu biganza by'umuhiga, ariko iyi Imana iri mu ruhande rwawe, aho wari bupfira niho ubaho, niho uberaho. Mana ishimwe, aho wari bugwe niho ubaho. Haleluya. Imana itarakurekura, Imana itaragutanga, itarakuvanaho amaboko, ubaho. Kasure mkavuge neza, niyo muganga yavuga ngo finali birarangiye, iyi Imana ivuze ngo baho, ubaho. Mumpera Imana icyo bari buze kubyumva neza. Biravuze ngo umukobwa wa Farawo abonye uyu mwana mugirira imbabazi. Yakabubwira ngo imbabazi abantu batagufitiye, Imana irazigufitiye. Babazi famiye batagira, Imana irazigufitiye. Yesu tutararabo mandaya sira grame we witness tanse urera Yesu shayini mora. Ndagushimiye mwami wanje, ndagushimiye ko hari abantu hojeje amarira, hari abo mbonye uhaye akazi, hari abo ugiye guha urubyaro, hari abo wubakiye ingo, hari abazi ko byarangiye ariko urakoze kubaha ubuzima buzima. Abari kwiheba ndagushimiye kubagirira neza, bafite ibyifuzo bari baburiye inzira n'amaboro, babona ko nta butabazi, ndagushimiye kubaha ubutabazi. Urakoze mwana ko bakiye umuntu Yesu, ko bakingo zisenyutse. Ndagushimiye kuba Imana ku buzima bw'abantu bose baduteze badukurikiranye. Ndagushimiye kuba rwanire mwami wanje. Mana ishimwe, umukobwa wa Farawo ngo abonye umwana mugira imbabazi. Yesu tagira kubwira ngo Imana igufitiye imbabazi, Imana iragukunda, Imana izakugira neza. Muri byuzuye umwuka wera yaravuze ngo nta kimabari ntwaye, kuko iyera izahanagura amarira. Ndafashijwe tutererebo, ndabona Imana ikiza ibyimba mu nda z'abadamu, ndimo ndabona harabana Imana ihaye akazi. Wowe unkurikiranye icyifuzo rufite, Imana isujemo 5 niko Uwiteka avuze. Ndabyumvishije, iravuze ngo bwira abantu bashonje ko Imana ibagaburiye, bwira abari kurira ko Imana iboje amarira. Nukuri kose Imana ije kwitamurura. Ubonye neza y'Imana, ubutabazi waburiye ku bantu bugiye gutura ku Uwiteka. Imana ishimwe. Ndabona umuntu urwaye diabete, kimenyetso Imana impaye, amaguru arakubabaza cyane, amaguru arabyimbye, uruhagarara bikanga. Mbonye ikiganza cy'Imana cyukoraho, mbonye gukora kw'Imana. Nukuri kose ndabona ubutabazi bw'Uwiteka. Imana ije kurengera abantu bayo. Yesu tuterere bodragi wiwi nestanse. Uyu muntu ufite cyamunara, Imana irakurengeye. Ndabona Yesu yishura, ndabona Imana icinzira, ndabona Imana ikingura amarembo. Uyu muntu harapfusha ubukwe, noneho bugiye kwemera. Ndakumva Yesu. Uyu muntu bwira Imana ngo ampaye urubyaro, Imana iguha urubyaro, Imana itabaye abantu benshi. Nari nkubwiye ngo humura, mabako y'abana arakurekuye, ariko Imana arakuramiye. Mabako y'abana aragiye, Imana aje mu ruhande rwawe. Reka nkubwire ngo humura. Ndabona umudamu uri kurizwa n'urugo, uhumure, Imana irarwubatse. Yesu hari umuntu bariganyije ikibanza niko Imana ivuze. Yesu arakuburaniye, ntugire ubwoba, Imana iri mu ruhande rwawe. Biravuze ngo amanurwa no kwiyuhagira, ngo amaze kubona uyu mwana amugira imbabazi. Amaze kumugira imbabazi rero umva igitangaje, hari abantu bazagusiga babona Imana igutabe bagahita bagaruka. Ndakurahiye. Yesu niwe nishemo ya mbere y'ubuhungiro, ntago nzavaho Yesari ya mbere y'ubuhungiro. Yesu tutarere bodraki, hari abantu bazagusiga babona Imana igutabaye bakagaruka. Haleluya. Ndashimira Yesu uzi kuringaniza ibintu byose. Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubushobozi. Ngo mushiki waragaruka, Imana ishimwe. Ngo amaze kubona ko umwana abonye umufata, arongera amusanga, aramubwira ngo ntiwanyemerera nkazanura uyu mwana, ntiwanyemera nkazana uyu mwana nkamuzanira umurera ko mbona ari umuheburayo. Ngo aramubwira ngo ihute umuzanire. Agiye kumuzana, azananye umubyara. Nshuti yanjye, Imana iguhuza n'igitangaza cyagutaye, Imana iguhuza n'umugisha wagusize, Imana iguhindura ubuzima.
ntago nzi ibikubabaje, ntago nzi ibigutera kurira, ntago nzi ibigutera amarira. Wenda ubuze ibyiringiro, mbonye umuntu maze gatatu adasinzira, ni kuwiteka avuze. Yesu aguhaye ibitotsi, uyu muntu uribwa mu nda, Yesu aragukijije. Uwo mugongo Imana igiye kuwukiza, izo mpyiko Imana inyeretse iraza kuzikiza. Nukuri kose ndabona uwiteka yitamurura. Wari ubuze ibyiringiro, wari ubuze amahoro, nshuti yanjye, Yesu aje mu ruhande rwawe. Ndabona ukora kuwiteka ngo aramubwira ngo ntiwanyemerera mwazanura uyu mwana. Umva igitangaje, agiye kumuzana, azana nyina umubyara. Reka mubwira ngo humura, icyo uzaba cyo kiragutegereza, icyo uzaba cyo kirakurindira. Turashimira Imana. Ahari Mose yeze mu rufunzo, yari buribwe n'inzoka, Imana ntiyabyemera. Ahari wenda yamaze ari kumutwara, Imana ntiyemera. Nkubwira ngo intambara rwana ntago izaguhitana, ntago uzapfa. Imana irimo irakwigisha kugira ngo nusohoka uzasohokana diplome nziza. Humura afite yanjye, wikwitotomba, wirira, wibura amahoro, wibura ibyiringiro, wicika intege, wijya mu byaha, wisubira inyuma. Ndabona ukora kuwiteka. Imana ishimwe. Ndabona tuterere boni nivo. Haleluya. Ndabona ukora kuwiteka. Imana ije kwitamurura ku bantu bayubashye. Imana ije kurengera abantu bayubashye. Umukobwa wa Farawo Imana imukura ibwami, amarwa no kwiyuhagira. Ndagira nkubwire ngo humura, umugisha wawe Imana izahufungiye, uzahura nawo. Nukuri kose hari abitatu bakavangura Imana y'ingome, ntago ugikora, ntago Imana yacu irumva. Imana yacu irakora. Ibigeragezo ari byinshi, ntago bivanye ko Imana idahari. Imana irahari. Mu bibazo byinshi Imana ibihari. Ndagira nkubwira ngo humura, umusozi wazamuka kandi utazawusoza. Imana iguha imbaraga zo kuwusoza. Imana igongereye imbaraga. Imana iragukomeje. Warucitse intege, warubivuyemo, warusubiye inyuma, akira gukomera, akira kwihangana, akira kongera kubana n'Imana. Ndakurahiriye Imana ije gutabara. Wambaza ngo pastor, Imana nukuri kose Imana izagutabara. Mbonye umuntu urwaye umutwe igihe kinini, wanywaye ibinini biranga, Imana ije gukiza. Wizere, wowe wizere. Umuntu wese ungurikiranye aze kwizera. Wizere cyane, ukomere, wizere ko Imana ibishoboye. Nibinashoboka ufata amazi yashyire mu karahuri, uyahindura amaraso Yesu yanywe, uraza gukira. Kuko mbonye gukora kuwiteka, mbonye gukiza kw'Imana, mbonye Imana yitamurura. Biravuze mu mukobwa wa Farawo amarwa no kwiyuhagira. Umwana aragenda kurira kwa Farawo, aho yari bupfira niho yabereyeyo, aho yari bugwe niho yabayeho. Ndagira nkubwira ngo Imana igikurinda aho uri bupfire, aho uri busebera niho Imana igutabarira, aho uri bumware niho Imana igutabarira, aho mu maboko y'abana kurekuye niho Imana ikurengera, aho abantu bavuze ngo turebe niho Imana iza, aho bavuze ngo rasebye niho Imana iza, aho bavuze ngo ntazashaka niho ushakira, iyo bavuze ngo ntuzabyara niho ubyarira, iyo bavuze ngo ntanzu uzahagira niho Imana ikubakira inzu, iyo bavuze ngo uzapfa ntacyo imari, aho niho Imana ikora. Tujye gusenga Imana. Warutene utucitse intege, Imana irawukunda. Yesu azakugira neza. Farawo aragenda arakura, akurira Mose aragenda arakura, akurira kwa Farawo. Umwana aragenda arakura, ararwaranye n'umubyara yari yamutaye. Imana irongera amuhuza. Imana iguze n'igitangaza cyawe, Imana iguze n'umugisha wawe. Akazi Satani yakunyaze, Imana iguze n'akazi kawe. Niba urugo rwawe, Imana iguze n'urugo rwawe. Niba ari amafaranga yanyaze, Imana yongere yagarure. Niba ari amasenyesho yatwaye, niba ari ibihe byo gusenga yagutwaye, Imana yongere igusubize mu bihe byo gusenga. Imana yongera ikwambika imbaraga. Nta handi hantu hari ubuhungiro uretse kwa Yesu, nta handi hantu hari ubutabazi uretse kwa Yesu. Nta wamwiringiye ngo akorwe n'isoni, nta wamwizeye ngo akorwe n'isoni. Ndagira ngo wongereze Imana. Iyarinze Mose nawe izakurinda. Mose yarindiwe ahantu hakomeye, yarindiwe aho agomba gupfira. Bibutse ko yari umuheburayo, aho bavuze ngo abana b'Abaheburayo bose bajye bapfa, ariko Mose abaho kubera Imana. Haleluya. Mose abaho kubera Imana. Ndagira ngo dusenge. Warucitse intege, warusubiye inyuma, Imana ikwambika imbaraga kandi Yesu yongera gukomeze. Mana turagushimye kandi turakubashye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndagushimiye ko umuntu urwaye mu nda umukijije, uhabwe icubahiro mwami wanje. Ndagushimiye ko uri Imana itabara, uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana y'amasezerano, uri Imana yasohoza. Uhabwe icubahiro, uho umugisha abadukurikiranye mwami wanje, abakunzi b'ijambo aho umugisha. Mwami utabara abantu batari bakumenye bakumenye, abakizwa biyongere. Ndagushimiye kubyumvishije, bagire neza abagabo bakize.
mwami hari abafite ibibazo bitandukanye Mana bisubizwe nawe ubuntu bwawe n'imbazi n'urukundo rero ko dukurikiranye mu izina rya Yesu amen ndabakunda cyane naho gutaha shalom shalom